Muraho neza, nongeye kubakira kuri channel yacu. Hari hashize iminsi tutari kumwe, ariko nongeye nagarutse. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo dushobora guteguramo keke tukayikorera mu rugo. Keke dusanzwe tumenyereye mu party nk'ama anniversaire n'ahandi, urabona ko ari keke nziza. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu dushobora gukoresha kugira ngo tuyikorere mu rugo kandi bitatugoye. Mu bintu dukoresha rero ni ibintu bisanzwe biboneka. Turakoresha amagi, dukoreshe amata, dukoreshe isukari, vanille na baking powder, ndetse n'agakoresho tuza kuvangiramo ibyo turibuze kuba tuvanga, ndetse tuza gushyiramo na ushobora gukoresha bleu cyangwa ugakoresha butter, ariko njye nakoresheje bleu, urayiyongesha. Noneho nibyo tuza kwifashisha, ndetse ni farine nyamukuru nari nyibagiwe. Nibyo bintu tuza kwifashisha muri keke tugiye gutegura nonaha. Turafata amagi rero tuziye kuyashyira mu kantu tuza kuvangiramo, gakoresho twateguye tuza kuvangiramo. Nakoresheje amagi 4, n'amagi 4. Noneho tuze kuyavanga anoge. Nitumara kuyavanga, nitumara kuyavanga turaza gufata amata nabanje ukoresha amata y'akazuyaza adakonje cyane, nanje kuyashyushya kugira ngo avemo ubukonje. Ukoresha amata y'akazuyaza. Ubwo tureta dushyiramo amata. Nakoresheje inusu, karaga kamwe kari gafunze mwabonye mbere. Tuzize gushyiramo n'isukari. Isukari nakoresheje ibiyiko 4 binini. Nakoresheje ibiyiko 4 binini. Isukari yo ntekereza ko buri wese ashyiramo bitewe n'iyakunda nyinshi, ushyiramo nyinshi, ukunda nkeya ushyiramo nkeya, kuko iyo nta kintu quantity ya nta kintu yakwangiriza. Niba ukunda ibiryoherera urashiramo nyinshi, n'ukunda bitaryoherera urashyiramo nkeya, kuko ngiye ari keke nkunda nyine keke iryohereye. Niyo mpamvu nakoresheje isukari, urebye ni nyinshi, ibiyiko 4. Noneho turaza kuvanga neza kugira ngo ya sukari noneho iyi liquide dufite ize kuba yanoza utuntu twose twashizemo. Urabona ko imeze nk'igiye kunoga, harimo twa tuntu tw'amagi. Turaza gukomeza ku buryo bishiramo neza, ya sukari kivanga ikayonga yose igashiramo, bikaba uruvange rumeze neza. Niturangiza kubivanga neza, urabona ko yanoze. Ahanga urabona ko yanoze. Nitumara kubivanga neza rero turaza kongera tuze gufata butter. Ntago twakoresheje butter, ndaza gufata bleu, ya bleu twayongesheje nayo tuze kuyisukamo. Yego, ni ya bleu y'ingiye nakoresheje ikiko kinini n'igice cya bleu. Ndayiyongesha ivamo ingana kuriya. Yego, ubundi nayo tuze kuvangamo. Irabona ko byabaye liquide, ntago bifashe cyane, ariko nyine nta bintu nanone birimo, iranoze. Turaba dusigaje gushyiramo ifarine. Ubwo rero turafata akayungirizo tuze gushyiramo ifarine. Farine rero dushyiramo ntago ho napimye, ahubwo icyo ukora ucungana no kureba ngo bifashe ku ruhe rugero, kuko ntago ari nk'amandazi ngo ukore igiponda. Oya, igomba kuba ari biri visque bifashe, ariko nanone ruvange rudafashe cyane ngo bimere nk'ikintu cy'ubugari. Oya, bigomba gufata ariko byoroshye, bimeze nk'igikoma gifashe. Bimeze nk'igikoma gifashe niyo ikora keke, ntago yo igomba kuba ifashe nk'ukora amandazi, biratandukanye. Ahanga turakora, niyo mpamvu nta kubwira ngo nakoresheje ifarine ingana gute, ahubwo urashyiramo ukareba n'amaso, urabibona ko ifashe cyangwa se idafashe. Niyo mpamvu genda shyiramo ifu nkeya, wongera kugeza igihe ubona nyine biri ku rwego, ubona ko nyine byanoze bimeze neza, nta kibazo. Biba bigaragara ku maso, ubu ubibona. Arira ngaha tugiye gukomeza tuvange kugeza igihe nyine tubona ko utuntu twose tumeze nk'utubumbe turimo
twashizemo ukabona ko nyine inoze ya liquide yacu inoze imeze neza. Iyi keke rwose muzayikore iraryoshye ndayibashishikarije cyane cyane muri iyi minsi ya corona turi mu rugo mugerageze muzayikore muzambwira nyuma nzabibona muri commentaire kuntu yababereye niba yarabereye nziza ariko ndizera izababera nziza kuko rwose nanjye yanryoheye cyane cyane cyane. Kuvanga rero hano murabona birasaba akabaraga. Ahangaha rero tugiye gushyiramo baking powder ni ikiyiko kimwe, nakoresheje ikiyiko kimwe biragaragara ntabwo ari nyinshi, ikiyiko kimwe kinini ariko rero kuvanga ahangaha birasaba akabaraga, uravanga kuko nyine urumva harimo ibintu bifashe byinshi kandi harimo utuntu tw'utubumbe twinshi biradusaba kuvanga umwanya munini. Ahangaha rero urabona ya liquide kuntu imeze, urabona ko bifashe ariko nanone ntago bimeze nk'izo tumenyereye nyine z'amandazi. Oya, ahangaha urabona ko ari liquide. Rero tugiye gushyiramo nanone vanille, sucre vanille akamaro kayo ngira ngo murakazi murangije kukamenyera kwera no mu bindi twakoze twagiye tuyishyiramo, ni ukugira ngo keke yacu ize guhumura neza. Sucre vanille ituma yongera impumuro mu biryo, yongera impumuro nyine muri za keke, mu mandazi, mu migati, hano siyishyiramo ndizera musanzwe muyizi. Rero turakomeza tuvange, ariko ahangaha bigeze urabona ko noneho imeze neza, murabona ko yakeye. Tugiye gutegura noneho uburyo tuza kugera gute tuza kuyiteka. Ntimucikwe, mukomeze mukurikirane kugeza igihe tugera kuri produit yacu ya nyuma, kugeza igihe tugera ku musaruro wacu wa nyuma. Ndakomeza nanjye mbibafashemo steps zose turi bukoreshe, ndizera mwagiye muzikurikiriza banje n'izisigaye ntago zigoye, mukomeze kuzikurikira. Urabona ko rero yabaye neza nk'igikoma gifashe, urabona ko ku maso uhita ubibona ko nyine ihagije. Rero hari akandi kantu nibagiye kubabwira tuza gukoresha, ariko ntago ari itegeko, gutya imeze rwose keke yacu twayikora nta kindi dushyizemo ikamera neza. Rero akandi kantu tugiye gushyiramo ni cocoa powder, ni urebye ni nka shokola, abantu bamenyereye nka za shokola bashyira mu cyayi izifu bijya kumera kimwe, ariko iyi ngiyi yagenewe nyine gukora mu bintu by'amakeke, ibintu by'imigati gusa n'ahandi wayikoresha. So iyi ngiyi utayibonye ushobora kuba wakoresha na ya shokola nyine iyo yindi, nuzera byakora kimwe. Rero cocoa powder tugiye kwishyiramo kugira ngo ya keke yacu ize kugira gute, ize kuzanamo kakabara ka shokola. Ntekereza mujya muzibona keke zimeze gutyo wakata ugasanga harimo shokola, kona nyine hasa shokola, kumva iranaryoshye. Rero nta kindi bakoresha ni cocoa powder. Mu mujyi bayo wayibona ku muntu ashaka kwikoresha nawe ashaka gukora keke, ariko utayifite wakoresha hariya twe tugeze, wayifata rwose ugahita ukora nta kindi kintu ushyizemo, yavamo ari keke nziza cyane. Rero turafata kuri rwa ruvange rwo dukoresha, kuko ntabwo tuza gukoresha ibindi hoya. Turafata rwa ruvange rwacu twe twakoze, tuze kuvanga muri ya shokola gakeya, tuze kukavangira ku ruhande kugira ngo tuze kwishyiramo nyine bize gukoramo aka design mw'imbere. Ntabwo dushaka ko no cocoa yacu tuyivanga nanone keke yose kaza kubisa shokola, nabyo birashoboka. Ndizera izo keke nazo mujya muzibona zisa shokola ahantu hose, ariko uburyo ngiye nateguyemo ko uyu munsi tuza kuyikora, ndashaka ko nyine tujya tubonamo agaparti kamwe ka shokola, kona nyine muri keke harimo utuntu utamenye utari two. Ndizera izo keke mujya muzibona rwose atari ubwa mbere, rwose izo keke musanzwe muzibona. Nibyo rero nshaka ko tureba ko uburyo babikoraga nuko nguko nyine nta kundi babikora. Turakavanga ku ruhande ubundi tuze kugashyiramo nyuma. Rero urabona ko ibintu tuza gukoresha byose biri tayari hano. Icyo ngiye gukora, ngiye gufata agasafuriya niko ndi buyitekeremo kugira ngo itaza gushirira, itaza gufata hasi. Urabanza mutuvuta, nafashe utuvuta tw'ubuto nshyiramo ku ruhande hose, ndasigamo. Ntabwo bisaba amavuta menshi, urabona ko nta urimo kubonamo, ni kugira gusa ngo bitaza gufata hasi. Nindangiza ndahita mfata rwa ruvange rwanjye nakoze, yego nsuke muri ya safuriya. Hasi nabanje amavuta mu byibuke kugira ngo itaza gushirira, yego
noneho nashyiramo nkeya kugira ngo nze kubona ukuntu nshyiramo ya kokoa yanjye bize gukora akadizayini nshaka. Ushaka washyiramo rimwe, ahangaha rwose nta formule irimo kuko byose bikora keke. Ni kokoa duyishyize ukwayo kuko irimo za mvange zose twayishyira ku ruhande akora keke. Rero ahangaha ni bwo buryo nashatse kugira ngo ize gushya imeze kuri irimo kariya kabara. Urabona ukuntu bise bisa neza. Ego ndahita mfata rero ya indi yari isigaye nayo nyishyiremo mu gasafuriya ndi bukoreshe. Ego urabona uko yisukamo hari ukuntu kantu kakavange twashyizemo nyuma gakoramo aka design. Ndizera mubibona neza. Nyine ntago iraza gushya isa neza kabisa. Ego yose nyishyizemo irarangiye. Ego ngiye kongera mfate ya kokoa yanjye nanone nongere nshyiremo. Ahangaha rwose kandi tushaka niyo ushyiramo, uburyo ushaka kubishyiramo ni kubishyiramo, nta formule irimo. Icyangombwa cyari ingenzi kwari uburyo mureba uburyo bavangamo ziriya mvange twakoze n'uburyo uruvange rukora keke ruba rumeze ko rutandukanye n'uruvange rukora n'igiponda gikora amandazi. Ndizera mwabibonye, nibyo byari by'ingenzi cyane. N'ahangaha rwose ushyiramo uko ubitekereza, uko ubishaka kandi tufite n'izo ukoresha. Rero birarangiye ahangaha. Icyo ngiye gukora, ngiye gufata aka gasafuriya kanjye nashyizemo mfundikire, ubundi ngende tujye guteka. Ndizera ahangaha bigeze mwabirebye neza, nta kintu kimwe cyabacitse. Ubu tugiye mu gikoni, ni karibu. Rero buri kintu turi bukoreshe nta oven dufite. Icyo tuza gukoresha ni turateka keke yacu kuri gazi. Kugira rero ngo itaza gushirira, turafata umucanga tubanze mu safuriya imwe kugira ngo wa mucanga uze kugabanya ubushyuhe buzamuka direct bujya kuri keke. Turafata isafuriya dushyiremo umucanga, ubundi tuze gufata ka gasafuriya kacu karimo keke tugire gute duterekemo hariya. Ni ukuvuga ngo icyo iriya mucanga uza gutuma akamaro kayo ni ukugira ngo ize kugabanya ubushyuhe buzamuka direct bukaba bwatuma keke ishirira kandi mo hagati itarashye. Iragabanya ubushyuhe noneho kuko n'isafuriya iteretseho n'isafuriya y'inyuma ize gushyuha, nishyuye itume n'agasafuriya kacu nako mu mpande hose gashyuha. Niyo mpamvu rero twabanje mu mucanga hasi. Ikindi turashyiramo, turaza gushyira ku muriro mukeya kugira ngo isafuriya idahita ishyuha cyane keke ikabashirira. Ni ukuvuga ngo niba nta oven dufite, tugiye gukoresha nyine ubuhanga bundi, ni gaze dukoresheje. Urabona ko udafite n'iyi gaze n'imbabura wabikora. Ndizera naho birakunda kuba wafata imbabura ugashyiraho amakara hejuru, naho ugafata isafuriya kuyi ugashyiramo umucanga ugaterekamo kandi gasafuriya, birakunda. Turashyira rero ku muriro mukeya kugira ngo umuriro utazamuka ari mwinshi, noneho bikaba byatuma keke yacu ishirira itarashya. Dukoresha umuriro wa nyuma. Urabona ko nagabanyije nkageza ku muriro wa nyuma, biratuma nkuko nabibabwiye isafuriya irashyuha. Nishyuha kuko harimo akandi gasafuriya gateretse kuri wa mucanga, umucanga urashyuha, bitume umuriro ugenda uzamuka urazamuka umeze nkaho ungana wose kuko urazamukira rimwe. Noneho bitume n'isafuriya mu mpande ishyuha, noneho nishyuha itume na keke mu mpande naho umuriro ugenda ugeraho. Ndizera muri ukuntu imeze, yatangiye gushya ariko ntago irashya neza. Tugiye gukomeza dupfundikire dutegereze undi mwanya. Ntago bifata umwanya munini, minota 30 kuko dukoresha akariro gake hagati minota 30 n'iminota 40. Rero ahangaha kugira ngo tumenye ko keke yacu yahiye, ufata agakilda ukagashingamo. Iyo ugashinzemo kakaza nta kimwe gifasheho, iba yahiye. Iyo ugashinze murimo ukakazamuka nta bintu ubona nyine gatose cyangwa se hari ibintu bifashe, bivuze ko mo hagati iba yahiye. Rero keke yacangaha rwose yamaje gushya. Ntago process yose yuko y'iminota twamaze ntago twayiberetse iri kuri gas, ariko hagati y'iminota 30 na 40 ku muriro wa nyuma mukeya keke yacu bayabonetse. Dukoresha umuriro wa nyuma kakandi gake gashoboka.
rero ahangaha turangije kuyarura tuyise kuri plate, ndizera muri akuntu yabaye nziza cyane. Urabona ka kantu ka kokowa k'agashokora kacu ukuntu katumye keke isa, harimo akabara keza cyane, ntabwo nyine ari keke isa ibara rimwe, hoya irasa neza. Urabona ko harimo imvange, iraryoshye pe, iraryoshye. Ndabashishikariza kuza kuyikora, ni keke itagoranye, ni keke idasaba ibintu byinshi, uretse wenda iyi kokowa yonyine utayifite nawe wakoresha shokora nk'uko nabibabwiye, ariko muzayikore, ndabibashishikarije nta gigoye. Ahangaha rero reka twumve ukuntu imeze, turakataho agaparti gatoya. Urabonamo imbere ukuntu yabaye, kakabara style karacyarimo, irasa neza pe, irasa neza kandi ukisa ni nako imeze, ni nako iryoshye. Ni ukuri ndizera mwese iyi video ibafashije kandi muri bugire reka turyeho twumve ukuntu imeze. Wow.